Okay guys, nkuko mwabimbajije muri benshi cyane muri video nabakoreye mumbaza uburyo mushobora kwa mwabonamo link y'ira application nabakoreye cyangwa uburyo aho mwayisanga cyangwa mbese ukuntu ushobora kwa wagenze wayibona. Iyo video narayibakoreye ku bantu mushaka kuba mwayireba muraza kureba link hano hasi muri comment nayisizemo. None namwe mushaka mbese mushaka kuba mwakoresha link y'iyo application iri hano muri description. Hano irimo ibyo mbese ibyo twakoresheje uraza kubisanga hano mu bisobanuro bya video nimwo link iri. None abantu mushaka kuba mwareba video yuko byatangiye mbese nk'abantu nandi gusubiza muraza kureba link hano hasi muri comment. Hano reka dutangire iyo video mbese reka nshire ku mayange abantu bakeya bamwe na bamwe ku bantu batigeze bareba ku iyo video. Ni link cyangwa ni application ushobora kuba yagufasha kuba wahindura application zawe zikaba zagera forome zitandukanye. Haraho yasanga mbese forome ari izi iPhone mbese nk'iza Samsung, ugasanga mbese application zigeze zitandukanye. Rero niyo video nayo nabakoreye, ariko mbere yo kugira ngo dutangire kambanze nakira abantu bashyashya ndagira ngo manze mu nkandere subscribe ufungure inzogera kugira ngo video nashyizeho ujye uyibona mu bantu ba mbere. Nimba ari video nsizeho ujye uhita uyibona mu bantu bakangahe ba mbere. None ikindi cya kabiri, igitekerezo cyawe ucyandika hano hasi muri comment ikintu wifuza ko nzagukoreraho ubutaha, uko wabonye video, nimba byagenze neza, mbese nimba ari ikibazo icyari cyo cyose ufite, ibisobanuro byose igenze jyano hasi muri comment ugenze ucyandikemo hano hasi maze nzabashe kwa nagusubiza. None reka nze dutangirane noneho mwereka ahantu uri bukure iriya application cyangwa iriya link. Ndaza kugereza link nkuko nabibabwiye iri hano hasi muri mbese mu bisobanuro. Hano uraza ibyo twakoresheje uraza kugusangamo iyo link maze ubashe kwa waganze wayikandaho. None ikintu ugomba kwitondera, iyi application maze kwishyira muri telefone yawe uraza ukayikandaho ukabifungura. Ntabwo ngende busobanura ibintu byinshi, no mpamvu ndi kubanza gutinda aha ngaha. Noneho video uraza iyo link ikimara kujya muri telefone yawe ukayikandaho ugakora ahantu handitse ngo star. Noneho ikimara kukara kuri star mbese tayari byagenze byarangiye. None ikintu ukora uhituza hano muri settings zawe za telefone. None ukashaka ahantu handitse ngo home app, akaba ari uganze ukakanda none ugahitamo ya application. Reka dutangire noneho abantu mwe no mwamaze gukanza subscribe. Reka dutangirane nawe bashyashya, none ufata agakayi tugenze twigane. Reka dutangirane ntabyo gutinda, reka twihute, reka dutangirane. Okay guys, nabyo gutinda muri video yacu, reka dutangire. Ariko reka mbanze nkwereke uko application dushaka yuko mbese telefone yacu iraba imeze gutya. Niyo video nayo nabakoreye application aho ujyanye telefone niho application zigenze zijya nkuko urimo kubibona. Urabibona neza cyane. Ni uko ngo dushaka yuko mbese ni application ikora ibi bintu niyo dushaka kuba twagenze. Niyo nababwiye yuko link iri hano mu bisobanuro. Hano ni umuntu wese ushaka mbese wowe ufite ubuto bwo kwa yajya kuri App Store agasacinga. Dore nuko nguko application ziraba zimeze muri telefone yawe, yuko zogose aho telefone yawe ihengamiyeho niho telefone yawe na application zigomba kugenze kujya. None reka dutanye turaza hano kuri App Store yawe. None tugenze turaza hano kuri App Store, turaza hano muri App Store. Uraza hano kuri App Store none wandike iri zina rya igiki. Ndabizi neza ko mwari mwambajije iyi video muri benshi cyane, gusa nugira ikibazo cyandika hano hasi muri comment, nta kibazo ndabasha kwa nagufasha. Uraza ukore hano muri research, hano searchingira application zawe. Uraza hanga hano no wandikemo iri jambo gutya, iri zina rya app. Icyo gihe nkora video ntabwo nayifitemo mega ku buryo nabasha kuba nagenze nabereka, gusa mwabimbajije muri benshi, ariko reka mbibakorere nkuko nabibasezerano. Uraza wandikemo iri jambo gutya, gutya nabyanditse neza cyane, maze ubyandike gutya urebe. Urahita unaribona hano hasi riza hano hasi ni application. Urahita ubona ko iza hano hasi, uraza uyirebe hano hasi witonze cyane. Uraza witegereze neza cyane, gusa nubona utari kubona video neza usubize inyuma witonze nta kibazo. Kandi kubaza hano biremewe, n'ubuntu urabaza aho utari gusobanukirwa nta kibazo. Hano ni ku ishuri twe turiga, ugomba kubaza ugasobanukirwa. Ndaza no kubaha nimero yanjye WhatsApp mumashe ko mwaganse mwanyandikira none mugasobanuza bigense birambuye. Hano uraza uraza mbese ukimara kuyisearchinga rino zino uraza ukora enter, maze uhitubona iyo application niyo ya mbere na indi application bari bugense bari bugweze. Gusa hasi harandi application menshi akora nkayo, gusa twebwe ni ngi twahisemo. We nimba hari yindi ukeneye, hari yo wabonye ahantu, niba ari ikibazo ufite ucyandika hano hasi muri comment. None uraza uhitukura hano kuri install. Hano ngiye ko na nsanzwe nyifite, hano birasaba ko ya updatinga. Ndaza nguri hano handitse hano kuri kano kubururu kanditseho send daratis. Hano niko ndibuze kugemse ndaza gukandaho.
ndaza hano ngakandeho nitonze nta kibazo. We nugira ikibazo cyandika hano hasi muri comments. Uraza hano kandi hano none ukore hano handitse update from Play. Nge na nsanzwe nyifite ariko urabona handitse install, urahita wakanda maze ijye muri telefone maze ubikore nkuko nagenze nabikuye. Ushaka gukurikirana video neza uko mbese uko nayikoze bwa mbere video link iri hano hasi muri comment, ijyamo uyirebe maze ugenze uhituza urebe iyi video nkuko bisanzwe nta kibazo. Reka nkore hano handitse update from Play, uraza ugenze uhakande gutya. Ahangaha handitse update from, we hashobora kwa kwera ari ubwa mbere urabona handitse install. Ahangaha urabona handitse install, aha urabona we handitse install, ngiye handitse update from Play. Bisobanuye ngo mbese ko updatinga kuri App Store. None hano ndaza mutengara hano kuri update from Play, none ndaza gutya none urangiza mukande gutya application none iratangira kubara ihera kuri rimwe igera ku 100. Kamanze mfate ku mazi noneho dukomeze. Noneho ikintu hano wagenze urategereza amakanya gato cyane, reka mbe ndi gufata ku mazi. Nabyo gutsinda urabona yuko application yacu irimo kubara paka igenze, urategereza paka igeze he muri telefone yawe, urategereza wihanganye nta kibazo. We gusa nuza kugira ikibazo cyandika hano hasi muri comment, nta kibazo ngenda gufasha cyane icyari cyo cyose, icyo waba ufite cyose nta kibazo ndagufasha. Ngwibutsa yuko hari na group ya WhatsApp kwiga ku edit uburyo bwose butandukanye, ukaba washa kubahorana ba members nawe ukinjira mu banyamuryango. Link uraza kuyibona hano hasi muri description harimo link ya WhatsApp, urazi kandi maze ujoininge maze ugense wige winjire maze ugense wige uko dukora izi video. Ndaza kuba nagense niba hari ikibazo ucyandika hano hasi muri comment. None hano ikintu wowe ugomba gukora hano, ugomba kugense gutegereza neza wihangaye paka ugazige hafungukiye open. None akimara gufunguka open, ikintu ukora utukanda kuri open. Ukimara kugera kuri open ufunguye kinjiramo muri iyo application, uzahita ukora mbese uzashaka ahantu handitse star, uzabona utuntu twinshi ariko icyo uzashakamo ni star. Ukimara kuyikandaho wenda ushobora kutayikanda wenda nta kibazo, reka dufate ko application yawe yageze he muri telefone. Nta kindi kintu rero ukora wowe, niba telefone application yageze muri telefone, ikintu wowe uzakora wereke wenda iyo nzira ishobora ko wenda yakugora, ariko ushobora guhita niba application imaze kugera muri telefone yawe, ikintu wakora hita ujya muri setting nkuko nabiberetse muri la video. Ujya hara muri setting urangiza ugashakamo ahantu handitse, ujya muri search ya setting, none ugashaka ahantu handitse home app ukahabona ukakanda. Ukimara kwakanda nabiberetse muri iyo video mugenze muyirebe. Gusa niba ari umuntu wagize ikibazo akinyandikira hano hasi muri comment ngenda mufasha nta kibazo. Reka duhure muri video z'ubutandaje. Ciao.